Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye. Nizere ko rero umeze neza, utameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Ntabwo uko uri kubona ibintu bimeze uko nguko ari bibi ariko bizahora. Nagira ngo ngutangarize ko page zigize igitabo cy'ubuzima bwawe ntabwo bishingiye ku kubura akazi mpaka, ntabwo page zigize igitabo cyawe ari ukubura ibyo kurya mpaka, oya, ubwo niyo page igezweho. Rero dusabwa rero kwihangana no kwikomeza cyangwa se tugakomera ku munsi mubi tubifashijwemo n'Imana. Nkubwira ngo kubaho neza cyangwa se ibyiza n'ibibi ni indyo ya buri muntu wese utuye kuri uyu mubumbe wamanukiwe n'umubi. Turi mu isi yuzuye akajagari, turi mu isi yuzuye umuvurungano, ariko nagira ngo ngutangarize ngo kwizera Imana nicyo kintu cyiza kibaho, kuko yasezeranye kuduhereza amahoro ya yandi abisi badatanga, ya yandi abisi batashobora kuguha. Umunsi ashobora kugusetsa umuntu w'isi, umunsi ashobora kukubwira neza, ariko ejo bigahinduka ukibaza ngo uyu muntu baramunguraniye. Nuko nyine umuntu ateye. Niyo mpamvu hari uwigeze kuvuga ngo amenyo asekera inka ni nayo ayarya. Niyo mpamvu rero tugomba kwiringira Imana kurenza ibindi bintu byose, kubera ko umuntu warahemuka akagutungura ukibaza ngo niwe narinzi baranguraniye bimeze biti. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe ubwawe ugomba kwikomeza ndetse ukiga kwiringira Imana, kandi izagufasha gukomera ku munsi mubi. Rero hari abantu banyandikiye barambwira ngo nzabasubiriremo imiti bashobora kwifashisha kugira ngo bakire amaso, kugira ngo bagire amaso y'umweru. Hari abantu babangamirwa no kugira amaso atukuye, ugasanga biri kubabangamira, cyangwa se ugasanga yajemo ishaza, hajemo ikibara cy'umweru ku mboni, ugasanga kirababangamiye. Rero nagira ngo ngutangarize ngo kuba warebye iyi video uri mu nyungu, kuko uzatandukana no kugira ibyo bibazo bigiye bitandukanye nukomeza kunkurikira. Abankurikiye bari mu nyungu barabizi. Mwabonye ababyeyi bamaze gusama uko bangana, mwabonye abantu bagiye bakira ama infection, mwabonye abantu bagiye bakira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, mwabonye abantu bavuga bati imbeba zaragiye mu nzu ntazigihari. Wowe wabikoresheje zikanga kugenda, ntago wari wizeye, kandi ikindi wasanga warabikoze uko ntabikubwiye. Iryo ni ihame, kuko ziragenda pe, ziragenda, bisubiyemo ziragenda imbeba, ntizizongere no kugaruka mu rugo rwawe, zikajya ziharebera kure zikahatinya. Mujye mukora ibintu mwizeye, sibyo? Ntago naje hano kugira ngo mbabwire ibintu nkunde mbone views, nazo ni nziza mujye muzima, sibyo? Ariko kubona views mu buryo bwiza nkeka ko ari cyo kintu cyiza kandi cyatera ishema, aho kugira ngo ubone views mu bicupuri cyangwa se mu kubeshya abantu kugira ngo kunde ubone amaronko. Oya, ni nayo mpamvu ujya umpamagara ukambaza ibintu nanjye nkata nkubwira ngo ntago mbizi. Ntago nzakubwira ikintu ngo unyemere, oya pe, ntabwo ari cyo nkeneye. Ahubwo nzakubwira ikintu kikugirira umumaro. Icyo nzamenya cyagirira sosiyete akamaro nzakivuga, ariko ibyo ntazi ntimukambaze. Ibyo ntazi ntukavuge ngo none uriya nta kintu azi. Nyine nzaba ntakizi, nzajya nkubwira icyo nzi. Rero reka mbanze ngire utuntu nsoma, noneho hanyuma nkubwire regime ushobora kwifashisha cyangwa se n'ibyo ushobora gukora kugira ngo ugire amaso meza, ugire amaso nyine y'umweru adatukuye, kandi na wa muntu yarwaye akagera ku kigero cyo kwambara rinete. Ndagira ngo ngutangarize ngo urajugunye izo rinete. Mu bwonko rero hari umwanya wagenewe gusobanura ibyo tubona byose, maze tugasobanukirwa n'ijambo dusomye cyangwa ubwoko bw'ibintu runaka, tugatinyuka guhamya ngo uyu ni runaka, iki ni iki. Nyine ukaba wareba ikintu ukavuga ngo iyi ni telefone, uyu ni umuntu runaka. Ibyo byose ni mu bwonko bibera. Byose rero bikorwa mu gihe gito.
amaso niyo ashinzwe kubona, sibyo? Twayagereranya n'igikoresho gishinzwe gufotora ibintu kikageza amashusho ku bwonko, bukabimenya maze nabwo bugafata amategeko runaka y'imyitwarire. Ijisho rero rifite bimwe mu bice byaryo bishinzwe kuririnda, nk'ibitsike bibuza ibyuya gutembera mu jisho, bikanavuburira mu maso amazi y'urwunyunyu yo kuri bo beza. Abantu mwogosha ibitsike rero ntabwo ari byiza. Hari ingohe zibuza umukungugu n'indi myanda kujya mu maso. Imiterere rero y'amaso, urisatuyemo kabiri wasangamo amazi ajya kumera nk'igi, ajya kuba nk'umurenda w'igi. Iyo ricaniriwe ayo mazi arafata nk'ayo mw'igi. Rifubitswe n'uduhu dutatu ari two sclerotine, nicyo gice bita umweru w'ijisho. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu, sibyo? Uyu nguyu, uyu umweru w'ijisho kibonerana cyane. Hari na koroyide ari narwo ruhu rw'umukara. Iryo bara rishobora guhindura bitewe n'ahantu n'ubwoko n'abantu, bitewe n'abantu n'ubwoko bwabo. Rufite hagati muri rwo akantu gato bita imboni. Hari iki kintu cy'umukara uri kubona, ariko no mo imbere y'iki ngiki cy'umukara y'iki hari akandi kantu kagize gute kabonerana ukuntu, sibyo? Hari kandi retine ari nako gahu gato kabonerana koroshye cyane kandi katihanganira urumuri. Niko gashamikiyeho umutsi wumva wo mu jisho ukagera mu bwonko, nerf optique, uri ahagana inyuma. Muri uwo mutsi niho amakuru yerekeranye n'iby'ijisho ribona anyura ajya mu bwonko. Ibyo biba mu buryo bw'ubwenge bukomeye umubiri wahawe n'imbaraga y'Imana irema. Rero urumva ko ijisho ni ikintu cyo kwitondera. Ijisho kandi ni ngombwa kurifata neza. Ibintu byo kuvuga ngo tugiriye isuku ijisho ryacu ndabivuga nyuma. Niba rero urwaye ijisho, hari abantu bajya barwara ijisho ugasanga hajemo ikintu cy'igihu cyangwa se ari byo bita ishaza. Hari abayarwara agatukura. Hari abarwara amaso bitewe n'amavuta bisiga, cyane cyane aya mavuta ahindura uruhu, bitukuza. Muzarebe bakunze kugira amaso atukura. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi nje kukubwira ngo ayo maso yawe atukura, hari ibyo ushobora gukora akaba yagira gute, yasubira ku murongo mwiza. Tugiye guhera rero kumenya epinari. Epinari twese turazizi, abatazizi mujye mureba ku ifoto, kubera yuko mba nabivuze, mba nanabitanze ku ifoto, mujye mubireba. Ngo epinari rero ikomoka muri peresi. Epinari yiswe pharmacie naturelle, ni iguriro ry'imiti y'umwimerere. Urumva ko rero epinari ari nziza. Ibyo biterwa nuko ifitemo za vitamine, intungamubiri z'ibanze, imyunyungugu myinshi nka calcium, phosphore na sulfure. Ibyo byose biri muri epinari, kandi ndakubwira ukuntu ugomba kwitegura kugira ngo ugire amaso meza. Icyo ni kimwe. Uko ni ukwivura amaso cyangwa se gutuma amaso amera neza ukoresheje epinari. Yiganjemo za vitamine C, kandi epinari burya yongera n'amaraso. Wari uzi ko umutobe wa epinari ujya kunganya ibyangombwa n'uw'igisura? Wari ubizi? Ni byiza rero kuwukoresha ku bagore
kimwe n'abarwayi babuze amaraso kubwo kuva cyane abantu baviriyemo imbere. N'umuntu wawe baramubwiye ngo ari kuviramo imbere, byiza kumukorera umutobe wa epinari. Ni umutobe mwiza cyane kuri baba mama bava cyangwa se kuri baba bakobwa bakunze kujya mu mihango bakava cyane. Iyo ukunda gukoresha epinari bisubira ku murongo. Ikitonderwa, ni byiza kumenya ko kugira ngo epinari igire umumaro mu gihe uri kuyivurisha, irinda inyama, amagi, ibinyamisogwe n'ibinyampeke byinshi ubigabanye. Ntabwo ari byiza kubikoresha cyane igihe cyose uri kwivurisha epinari. Nanone nkwibutse ko epinari ikize kuri vitamine B, C na A. Ni byiza kugaburira umwana epinari. Byose nabisubiramo, murabizi ko epinari ari nziza iyo uyifashe ukavanga n'uturayi, ukavanga n'agatoki, ugahereza umwana wawe, akura neza. Babandi badafite ubushobozi bwo kugura amasererake, babandi badafite ubushobozi bwo kugura amaporite, ndagira ngo ngutangarize ngo umwana wawe ujye umugaburira epinari. Uretse ko no kumenyereza umwana ibiryo byo mu bikopo ntabwo ari byiza cyane, wamutekera ibintu byiza kandi byamugirira akamaro. Epinari rero ni nziza ku barwayi b'igifu, amara, umwijima, urwagashya, kandi ni na nziza mu kurinda amaso. Uti rero wayitegura ute mu kugira ngo urinde amaso yawe? Icyo wakora rero, wayifata ugafata arya amababi yayo. Noneho ntabwo nayazanye hano kuri screen, ariko ntabwo nayazanye kuri kamera, ariko kuri screen muri kuyibona ifoto. Rero ukuraho arya amababi, sibyo, ukaya blendinga, ukaba wafunguza amazi makeya, hanyuma ukayungurura uwo mutobe, ukinywera akarahure kamwe ku munsi, kaba gahagije kugira ngo amaso yawe amere neza. N'aba bakecuru cyangwa se abantu bageze mu za bukuru usanga bafashe telefone bakagira ngo kugira ngo basome kanaka, ati yewe sha akiransomeraye, ninde umpamagaye? Yakunda kunywa uwo muti, ntabwo ibi bintu biba, arinda asaza akireba neza. So rero ikindi nkubwira ni ugukunda kunywa umutobe wa karoti. Umutobe wa karoti ndawugutuye. Ni ugufata amakaroti menshi kandi meza kandi mashya, ukayashyira muri blender cyangwa ugasekura, hanyuma ukayungurura cyangwa se ugakamura. Noneho wa mutobe ukawunywa nabwo akarahure kamwe ku munsi karahagije kugira ngo ugire gute, ukire amaso, ukira amaso muri rusange, bifasha amaso. Rero hari n'iyindi regime ndakubwira uzakoresha ukwezi kumwe. Nawe niba ufite rinete urazishyira hasi, kandi uzaza utubwira uti nta rinete nyambara kubera umuti watubwiye. Yego, babantu rero bafite amaso atukura byatewe n'uruhu, nagira ngo ngutangarize ngo niba ugiye kuryama mbere y'iminota 30 sinzira gutya, ukate kokombure, nurangiza uyikate ibizeru, nurangiza womeke ku maso yawe, hashira iminota 30 udukureho, hanyuma ujye kwisinzirira uryame. Kandi ikindi, nujya kuryama wirinde urumuri rwa telefone, ntabwo ari rwiza. Hari abantu bafata telefone ngo niyibabikira, ngo ntabwo babona ibitotsi badafite telefone, kandi nababwiye yuko nabahaye umuti ushobora gutuma musinzira neza mutavuze ngo murabikirwa n'amatelefone. Ruriya rumuri rwa telefone iyo ruri kubita mu maso ndetse n'amatara azimije, bibi cyane ku bwonko, bishobora no kuba byagutera, uretse kugutera amaso ngo atukure, bishobora no kugutera ibibyimba ku bwonko. Wari ubizi? Niba wabikoraga, gerageza ubireke. Igihe cyose ujimije amatara, nawe sinzira. Niba ngombwa hari utumasike twa black twabugenewe umuntu ashyira ku maso ye nyine kijimye, ubundi ugasinzira neza. Rero wa muntu ufite ikibazo cyo kugira amaso atukura kandi nta biyobyabwenge anywa, kandi wenda yajya no kwa muganga bakamubwira ngo nta maso arwaye, fata akadobo ushyiremo amazi meza kameze neza. Noneho ushyiremo amazi,
uyateke, wayatetse uhise uyashyira mu kadobo, noneho rero hita usa nk'uwiyuka ipfukirane igice cy'umutwe, hanyuma amazi uyakanuriremo, ntabwo ari kwinama, ndi kuvuga wa mwuka ushyushye ukuzamukire mu maso ukanuye gutya. Uko uri kubikora kenshi 7, amaso yawe azaba umweru. Uti ati nzakanuremo amaso aturumbukemo. Ntabwo mbabeshya ibyo mbabwira. Kwivurisha amazi, nzakubwira ibintu byinshi ushobora kwivurisha amazi kandi ukagira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo amazi nayo ubwayo ni umuti. Gahunda no kwivurisha ibyaremwe. Niba utarwaye urarwaje, niyo mpamvu mba nkubwira ngo jya ukora share, ukore comment ndetse ukore subscribe nimba utarayikora, tujye tuvurana. Hari igihe uba urwaje umuntu cyangwa ufite mucuti wawe ufite icyo kibazo, ugahita umusunikira akarinki nawe akirwanaho. Burya rero uba umuteye inkunga kandi nanjye utansize. Rero ni byiza gukoresha ako kadobo kameze neza, ugashyiramo amazi ashyushye, ugatwikira, hanyuma ugakanuramo udahumbya, amaso akarira. Ibyo ngibyo iyo bikoze kenshi amaso yawe arongera akaba umweru, sibyo? Rero ikindi kintu ngiye kukuba nakubwira, wa muti noneho simusiga, uzakoresha ukwezi kumwe konyine, amaso yawe waba ufite ishaza, waba ufite amaso wakubye, waba ufite amaso uko ameze kose arwaye, ndagira ngo ngutangarize ngo nukoresha regime ngiye gusorezaho nkubwira, uzagaruka ushima. Ufata indimu ukayikatagura, indimu kandi nshyashya, wamara kuyikatagura ugafata uduheke 4 twa tungurusumu natwo ukadukatagura, ugashyira mu icupa cyangwa se mu kaboxi ushaka, then ugahita umena mu buki buhagije, ubuki bw'ubunyarwanda. Ntago ari bwa buki bwo kuvuga ngo ni ubuki, upfa kugura ubuki bwose ngo ni ubuki. Nababwiye ko hari igihe bashyiramo amasukari, nababwiye ko hari igihe bashyiramo ibisheke, nababwiye ko hari igihe bashyiramo n'imineke kugira ngo butubuke. Bafite ukuntu babikora, ubuki bupirase. Rero ngenda kubwira ubuki bw'ubunyarwanda buzakuvura. Utabufite mpamagara, nababwiye ko ngewe nkugezaho ubuki bwiza cyane. Ukemera ukagura ubuki buguhenze ariko ukabugura ari bwiza. Pana kugura ubuki bw'ibihumbi 5 ngo bugura makeya kandi wenda ugasanga burimo amasukari. Burimo amasukari cyangwa burimo imineke, aho kugira ngo bukuvure indwara bukazigutera. Rero ni ngombwa ko umenya ubuki bw'ubunyarwanda nshuti yanjye. Niyo utabungura ukabugurira ahandi ubuzi, it's okay, nta kibazo, sibyo? Rero ushyiramo ubwo buki bwiza buhagije, uraburengeza ibyo ngibyo nakubwiye wakataguye. Indimu ugakatagamo uduceceti cyangwa se uduce, kandi nta kintu ukura mu ndimu, warangiza n'ibishishwa byose uba wabishyizemo. Noneho warangiza ugashyiramo ibiyiko 2 bya apple cider vinegar. Nababwiye ko iyi vinegre ari nziza cyane kurenza za zindi za mazi buzi, sibyo? Nubwo ihenze ariko ni nziza. Noneho rero iyi ngiyi uyishyizemo ibiyiko 2 muri urwo ruvange, ugapfundikira buri gitondo. Ntabwo urwo ruvange ruzamara ukwezi kose, oya. Urabikora igihe bishiriye ukagira gute, ugakora ibindi. Ni ukuvuga ngo buri gitondo rero kurya ikiyiko cy'uru ruvange, ukabikora ukwezi kose, amaso yawe aba umweru. Ijisho ryari rifite ishaza rirakira iyo ubikoze ukwezi kose udasiba. Utavuga ngo wabyibagiwe ukabyitaho. Uretse no kuvura amaso, bivura n'ibindi byinshi, uba wivuriyemo indwara nyinshi. Ngiye nkubwira umuti ari kuvura n'indwara nyinshi. Mwagiye mubona yuko nshobora kukubwira umuti ugahita uvuga nabwiye umuti wongera ubwenge cyangwa se ubwagura. Umubyeyi umwe arambwira ati none se mama, uriya muti unakiza kunyara ku buriri? None
impamvu anyara ku buriri buri ubwenge bwe buba butagutse. Niyo mpamvu rero wa muti ubwagurira rimwe no kunyara ku buriri akabireka sibyo. Rero niyo mpamvu nkubwira imiti, nakubwira imiti ugasanga ikuvuye izindi ndwara. Ni byiza cyane rwose mujye mukoresha imiti y'ibyaremwe, ni byiza cyane. Nubwo ushobora kuyikoresha igihe ariko itanga umusaruro mwiza, sibyo. Imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe, sibyo, mu bimera. Niyo mpamvu ngukangurira ndetse nkwibutsa kuba wakanda subscribe kugira ngo tujye twivura ntitukarware bya hato na hato, kandi Imana ifite ibintu yaremye kugira ngo bitugirire umumaro. Ndagushimye rero twabanye muri iki kiganiro, ndagushimye kandi nkwibutse nimba utarakanda subscribe kuyikanda kugira ngo tujye tubana ku biganiro bigiye bitandukanye byiza. Mujye mwandika mu makomenti mumbwira ibindi tuzavugaho, ni mwebwerega mubimbaza, mujye mubimbwira nanjye ndahari ku bwanyu kugira ngo tujye twungurana ibitekerezo, twigirira amagara mazima muri iyi si yamaze kwanduzwa n'umubi, sibyo. Rero wowe urwaye humura uzakira. Mbifurije kugira amagara mazima, amahoro yandiho abuzura bagwiremo. Ndabakunda, Imana ikandusha.